Biragoye kwizera umuntu. Ibaze nawe wizeye umukobwa, wizeye umugore, wizeye inshuti. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo kwizera umukobwa ari nko kwizera ko uzagera muri Amerika kandi nta tike, nta viza. Urukundo ni ikintu mukwiye kwitondera, kubera ko urukundo rwakubabaza, rwakwica, rwakurimbura. Tangira wige kwikontorora, ukontorora amarangamutima yawe. Bakunze basoma Rwanda TV, uyu munsi tugiye kureba impamvu udakwiye kwizera umwana w'umukobwa, kubera ko numwizera azaguhemukira. Reka turebe, ese wizeye umukobwa? Nukomera kumwizera uzababara, kubera kwizera azaguhemukira. Bakunze basoma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi, ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Tugiye kureba impamvu udakwiye kwizera umukobwa byuzuye, kubera ko burya urukundo ni impumyi. Hari ikintu bita blind trust. Blind trust ni ukwizera umuntu ariko ukamwizera mu buryo utakabaye kuba wizera. Ibaze na Yesu ubwe yarabyivugiye ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Si ukuvuga ko abakobwa bose ari babi, oya, ahubwo abakobwa ni beza. Gusa tugiye kureba ubwoko bw'abakobwa udakwiye kwizera. Tekereza nawe umukobwa wa mbere tugiye guheraho, uze gukurikirana iki kiganiro kugeza kirangiye. Umukobwa wa mbere udakwiye kwizera ni uriya mukobwa ubwira ngo ngwino unsure, yarangiza akakubwira ngo nta mwanya mfite, cyangwa se tega, cyangwa se ngwino duhurire hafi aho. Uwo mukobwa kubera ko atakwizera, ntabwo akwizeye pe, wagira ngo uri ikihe buraza kumushimuta. Bibaye byiza uwo mukobwa wasiba nimero ye, ahubwo yakabaye kubaza kukwirebera niba agukunda, kubera ko hari abasore benshi cyane yemera, wowe uri munsi yabo. Ntabwo bivuze ko uri umukene, si bivuze ko uri mubi, ndetse bivuze ko nta mashuri ufite. Ahubwo uwo mukobwa ukomeje guha icyizere cyawe, yarangiza akakubwira ko ataza kugusura, ni ikimenyetso kigaragaza ko atagukunda. Ahubwo wowe fata nimero yawe, fata nimero ye uyisibe muri telefone yawe. Ubundi bwoko bw'umukobwa udakwiye kwizera ni umukobwa ubwira ngo uzanyereka ababyeyi ryari, yarangiza akakubwira ngo oya rwose si ngombwa ko kwereka ababyeyi, ahubwo wowe reka tujye duhurira muri geto dusambane, nta bindi mukora uretse ubusambanyi. Ariko yanze kukwereka ababyeyi, bivuze ko afite undi musore yizeye. Uwo musore rero niwe yeretse ababyeyi. Wowe uzira iki wa musore we? Uri umukene se? Wambara nabi se? Wize amashuri make se? Itekerezeho. Fata undi mukobwa uwo nguwo umureke, niyo yaba ari mwiza cyangwa avuka mu muryango w'abakire, mwihorere rwose. Hari umusore twigeze kuganira ubwo natemberaga, arambwira ngo mfite umukobwa nkunda aherereye mu mujyi wa Kigali, ariko iyo musabye kumusura arabimpisha rwose, arampisha. Wagira ngo uri agakoti kabi kanduye. Hindura paje rwose ushaka undi mukobwa. Undi mukobwa udakwiye kwizera cyangwa se ukwiye gukora mu buzima bwawe ni umukobwa wiyandarika, umukobwa w'inzoga, umukobwa udasenga. Ibaze nawe uri umuntu w'umugabo ariko ukunda umukobwa udasenga. Uwo mukobwa nta kindi azagukorera uretse kukuzanira imikoshi n'imyako mu buzima bwawe. Yahuye n'abasore benshi cyane bararyamanye, yahuye n'abamotari, ahura n'ubwoko bw'ingeri zose z'abasore, ariko wowe yarakwimye. Ko yakwimye se? Akwimira iki kandi uri umuntu w'umugabo? Bitekerezeho nawe rero umureke, nutamureka bizarangira wiyandagaje. Ubundi bwoko bw'umukobwa udakwiye gukunda si umukobwa udasenga gusa, ahubwo ni umukobwa ubyibushye. Ibaze nawe uri umuntu w'umugabo ariko ukunda ari umukobwa ubyibushye. Ese mu by'ukuri uwo mukobwa ukunda ubyibushye utekereza ko muzarambana igihe kingana iki? Mu minsi mike azatakwa n'indwara zitandukanye, diyabete, imivuduko ndetse n'ibyorezo bitandukanye, kubera ko burya ubuzima bw'umugore burahindagurika. Nimuguhindukiraho rero umukobwa mukundana azarwara, namara kurwara utangire kumwanga. Burya nta rukundo rubaho. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibyaye ikiboze irakirigata. Ibyaye ikiboze irakirigata rwose. Ese mu by'ukuri wowe umukobwa kutamubyaye akaba ari kukubyibuhana, uratekereza ko utazamuca inyuma? Ninde muri mwebwe wigeze akunda impumyi? Ninde muri mwebwe wigeze akunda umuntu udafite amaguru? Ninde muri mwebwe wigeze akunda umuntu udafite amaboko? Biragoye muri iyi minsi kubona umusore cyangwa se umukobwa ugukunda byuzuye nta kintu agukurikiyeho. Niba nta mafaranga agukurikiyeho uburanga, niba nta buranga agukurikiyeho umuryango w'icyubahiro. Rero hindura paje rwose, ufate ikindi gitabo.
tekereza mu buzima bwawe wasoma ibitabo 5 ariko ibyo bitabo bitandukanye, ariko ibyo bitabo bifite ubumenyi bujya gusa. Uri gusoma biology, uri gusoma chemistry, uri gusoma imibare, uri gusoma ikinyarwanda ndetse n'icyongereza. Ibyo bitabo byose urumva uzabisomera umunsi umwe? Biragusaba gufata igitabo kimwe ukagisoma bikarangira. Ubundi bwoko bw'umugore ukwiye gukura mu buzima bwawe ni umugore utekereza ko aramutse akubuze ntacyo byaba bivuze. Uri umuntu w'umugabo ufite umukobwa ukunda kandi uwo mukobwa akubwira ko akubuze nta kibazo, yabona undi akigendera. None se mushuti wa, ubwo bukwe ugiye gukora urabona utagiye gusesagura? Ugiye gukora ubukwe koko n'umukobwa ukubwira ko aramutse akubuze ntacyo byaba bitwaye? Ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi abanyarwanda dufite ibibazo kubera ko n'umukuru w'igihugu yivugiye ko divorce agiye kuzazikuraho. Ibi ngibi yarabirambiwe nawe ubwe, nanjye narabirambiwe, nawe birambirwe rwose. Nutabirambirwa uzicuza kandi uzajya uhora urira. Ubundi bwoko bw'umukobwa udakwiye kwiringira cyangwa se ngo wizere ni umukobwa uteye gutya. Ni umukobwa ubwira ngo kambe ndekeye iminota 5 irashize.